nimba koko Muhammed bavuga yaba ari muri Bibiliya. Reka turebe dutangire uko byose byari byaranditswe naho byavaga naho byajyaga. Uramutse tugiye kwa twareba nuko kuri Bibiliya yaba ivuga kuri Muhammed. Nyuma yaho turaza kuza kureba asi Yesu koko yari Imana. Tunarebe ngo ni he dini y'ukuri wangakurikiye. Iyi niyo video itandukanye n'ayandi ma video yose wabonye. Uzayisangiza inshuti, uzayisangiza abavandimwe, bose bazamenye idini y'ukuri bafite gukurikira. Nta kinyoma dukoresheje ibitabo. Rero nuramukumvisha arimo ikinyoma tugiye kwa twakoresha ngaha, uzafate Bible cyangwa se Quran ugende uyisome, uzaza utubwira hano twakoresheje, tuzakosora ubutaha. Gusa icyo tuzi neza ni uko nta kinyoma kirimo. Tugiye gukoresha ngaha inyandiko gusa, si ibitekerezo byacu. Amazina yanjye ni habibu. Abantu benshi ntago bari banze ukuri yuko Muhammed Imana imuhereza amahoro n'imigisha yavuzwe mu kitabo cy'abakristo aricyo bita Bible cyangwa se Bibiliya. Izina rye burya ryavuzwemo. Ase kugira ngo baze kuza kurikuramo barimo bakora iyo translation cyangwa bagenda babinononsura mu zindi ndimi, byaje kuza kugendeka gute? Reka dusome igitabo aho byose byavaga naho byajyaga. Ubu ngubu rero nubwo mbashe kuba nabivuga, ari benshi muri mwebwe mutangiye kuba mwashidikanya mukibaza ati se ibyo bintu ari kuvuga byaba ari ukuri? Ati se yaba ari he muri Bible? Muri Bibiliya yaba yanditse he? Tugiye kumushaka. We no kureba amatwi gusa, komezanya nanjye. Aburi ari inshuro nyinshi cyane bakomeje kuba bamuvugamo, gusa benshi mwebwe ntago mwamenye ko ari we bavugaga. Kandi mu by'ukuri kangira ikindi kintu babwira, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gusobanura izina ry'umuntu aho yaba ava hose akagera. Inshuro nyinshi abantu bagiye basoma Bibiliya bakayisoma bagasoma iryo zina rya Muhammed, gusa niba bashe kuba bamenya ko ari we bavugaga. Gusa se ni gute baba batarigize babibona? Reka turebe ngo ubundi byose byavaga he, byajyaga Yesu, ubundi byose byatangiye gute. Mu nyandiko z'ukuri rero za Bibiliya yabayeho ya mbere, gusa Bibiliya baje kugenda bayisobanura mu bitabo bigiye bitandukanye na mu ndimi zigiye zitandukanye. Reka turebe muri no munsi tugiye kuba twakwifashisha Bibiliya iri mu Giheburayo. Bibiliya yanditswe mu Giheburayo. Abantu bazi iranga y'Igiheburayo, bazi n'Ikigiriki, muze kuza kudufasha. Kandi mu by'ukuri muzasome zino Bible, zino Bibiliya ziri mu Giheburayo no mu Kigiriki za originali, nibwo muzabona mu kuri koko. Mu isezerano rya kera chapter ya 5 kuri 16 ku murongo wa 16 haranditse ngo, mu nyandiko rero z'Igiheburayo haranditse ngo, kandi buriya rero Bibiliya ya originali yanditse mu Giheburayo. Haranditse aho ni ku chapter ya 5 kuri 16 ku murongo wa 16 haranditse ngo, hiko mamitotim likul muhammadim zahdudi wizallahi nibali na Jerusalem. Ahangaho ni mu ndirimbo za Salomo kuri chapter ya 5 ku murongo wa 16. Ubundi ijambo ngo Muhammadim ni ubundi nukuvuga ngo Muhammad ubundi ni ubwinshi bw'icyubahiro mu Giheburayo. Tukareba rero ku murongo wa mbere kuri Bible, ahangaho mwitangirira ku murongo wa mbere, ahangaho mwitangirira muri Bibiliya haranditse ngo, mwitangirira Imana yaje kuza kurema isi n'ijuru. Ijambo Imana mu Giheburayo rero hariya bakavuga ngo ni Elohim. Mu Giheburayo rero El ibihagarariye Imana, naho Ela ariyo ndimo kuvuga ngo ni El ibihagarariye Imana. Elohim ni ubwinshi, mbese ni nka kwa kundi wajya kuvuga ukavuga nyiri cyubahiro, ariko ukavuga ati ba nyiri cyubahiro, cyangwa se ukavuga ngo Imana. Gusa yuko iyo bashyize mu bwinshi ntabwo bivuze ngo nuko zari Imana nyinshi, yari Imana imwe, ahubwo ni ukubera icyubahiro ifite. Akaba ariyo mpamvu mu Giheburayo bakunda kuba bakoresha bakavuga ngo Elohim, bakaba bayishyira mu bwinshi bitewe n'icyubahiro cyayo. Akaba bakunda kuba babishyira mu bwinshi kugira ngo wumve yuko nyine izina ry'Imana ntabwo ari izina risanzwe nk'iry'umuntu wavuga ngo ni umuntu umwe, gusa ubundi Imana icyubahiro ifite ni kwa kundi babishyira mu bwinshi. Mu zindi ndimi rero bashyize mu Giheburayo hamwe na mu Cyarabu hari ubwoko bubiri bwo gushyira mu bwinshi. Haba hari ubwinshi bw'imibare, hakaba hari n'ubwinshi bw'icyubahiro bwo kuvuga nyine ikintu gifite icyubahiro ari kugishyira mu bwinshi. Na muri Quran rero naho niko tubisanga. Aho twe tuvuye muri Bible, ahanga none reka tugenda muri Quran ariho Imana ivuge ngo ni twebwe tuzazana impinduka, ni twebwe kandi dufite na kwa twarinda, tukanarinda ibyacu, tukanarinda abo twashyize ku isi. Gusa se iyo Imana irimo kuvuga abo ngabo twebwe, ibivuga twebwe bande? Baza umusiramu wari we wese umubaze, yiri Imana irimo kuvuga ngo twebwe, Imana irimo kuvuga twebwe bande? Imana irimo kuvuga ngo njyewe na Jibril na Muhammad se, cyangwa irimo kuvuga ngo njyewe n'abandi twafatanyije? Tega amatwi rero kugira ngo umenye ngo byose byagenze gute. Ntago iyi Imana irimo kuvuga ngo twebwe, ntago irimo kuvuga ngo data na mwana na roho, ntago ari ibyo bishaka kuba yasobanura. Irimo kuvuga ngo twebwe rero, ibivuga twebwe bande. Kandi muri Quran ikabitubwira neza, ahantu handitse ngo kul huwallahu ahad, ivuga ngo niwe Mana imwe yonyine. Bune mu by'ukuri nk'abarabu b'abakirisitu ntago bakunda kuba babaza abasilamu ngo bababaze
ngiyi Imana irimo kuvuga ngo twebwe, ibimo kuvuga ngo batwebwe, ngo ni batwebwe yaba ari bande. Mu by'ukuri bo kuko baba babizi neza yuko ikirimi cyabo gifitemo ubwinshi bubiri. Hari ubwinshi bw'inyuguti bwo kuba watandukanya ibintu, akaba ari no kuvuga ubwinshi bwo gushyira ikintu mu cyubahiro. Gusa abagiye gusobanura Bibiliya bagiye bashyira mu bwinshi bitewe n'indimi bagiye bayisobanuriramo zitandukanye. Rero reka turebe Bible y'ukuri yanditswe mu Bible original cyangwa se Bibiliya original, ibyo byari byanditswe gute. Elohim, rero ubwo ngo ni ubwinshi bw'icyubahiro, ariyo mpamvu mu Kiheburayo bita Imana Elohim. Rero buriya abakirisitu baba batarigeze babasha kuba bashishoza ngo banatekereze ku bitabo byanditswe mbere, banakurikiza ibitabo badakurikije ibitekerezo byabo, nk'uko natwe twese aha turimo turakurikiza ibitabo. Iyo bashaka kuba batandukanya ngo ubutatu butagatifu, bavuga ko bwaba ari ubuherero, bafata Imana bakayitesha agaciro, maze undi bakayicamo ibice bitatu, kandi ibyo byose nta na hamwe byanditse. Impamvu mvuga ko ari ukuyitesha agaciro, ni ahantu byanditse, nimba hahari muze kuza kuhanyereka. Gusa ariko mu by'ukuri aho ngaho ntahari, ahantu Imana baje kuyandika bakayandikamo ibice bitatu. Reka nze ndabereka ibimenyetso byose. Nibo baravuga ati rero ngo ukuntu Imana zimeze ngo ni Imana eshatu, bakayitandukanyamo ibice bitatu, bakavuga ati data na mwana na roho. Aho baba bumvishe Imana ibirimo kuvuga ngo twebwe, bakumva ko Imana ibirimo kuvuga ngo ni twebwe batatu, kandi mu by'ukuri Imana bitewe n'icyubahiro ifite muri Bibiliya yanditswe ya original Elohim, ubundi bivuze yuko nyine Imana iri mu bwinshi. Imana ibivuga ubwayo ivuga ko iri mu bwinshi, kandi bitewe n'icyubahiro ifite ni ukuvuga ngo twebwe. Nk'uko ushaka ko wajya kuvuga ikintu ushaka gushyira mu gaciro ukavuga ati mwebwe cyangwa se twebwe, kandi buriya mu Giheburayo hamwe na mu Cyarabu nuko nawe zimbabwira harimo ubwinshi bubiri. Hari ubwinshi bw'inyuguti, hari n'ubwinshi bw'icyubahiro, kuvuga ikintu gishyira mu cyubahiro. Muri Bibiliya zose zanditswe n'izanditswe no munsi nizo bagiye bahindura mu bindi birimi byinshi, mu zindi ndimi zitandukanye. Ni hehe mwarabonye ahantu haba handitse Imana bakandika ngo amamana? Hose ni handitse Imana imwe gusa. Ni hehe haba handitse ngo amamana atatu? Nimba hari muhanyereke. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko Imana ari imwe yonyine, ntabwo ari Imana eshatu. Kuko Bibiliya zose nizabayeho n'iziriho n'uno munsi bakomeza kugenda bashyira mu ndimi zitandukanye, hose haranditse ngo Imana yaremye isi n'ijuru, ntabwo handitse ngo amamana yaremye isi n'ijuru. Rero niyo mpamvu mudafite gutesha agaciro ijambo Imana. Ahangaha rero turaza kuza gukomeza dukurikire ibyanditswe, ntabwo tuza kuza kuyoborwa n'ibitekerezo byacu. Ahangaha nawe wicaye ahangaha uteze amatwi urimo kwibaza ati se kuya nyine Bible cyangwa se Bibiliya baba barayanditse bakandikamo Imana imwe, kuki baba batarazanditse ngo ari Imana eshatu nk'uko mwebwe muzifuza cyangwa se mushaka kuba mwazibona? Turakomeza ahangaha tuyoborwe n'ibitabo. Yewe kugira muzanabyemere neza, muzanabaze n'Abayahudi aribo bakunda kuba bakoresha izo ndimi, uzababaze ati se Elohim byaba bisobanuye iki? N'abazakubwira ko ari ubwinshi bw'icyubahiro, ntabwo ari ubwinshi bw'ubutatu bw'ikintu gitandukanye, ubutatu butagatifu. Imana ni imwe gusa, ntimukajya muyitesha agaciro ngo muvuge ngo ni eshatu, kuko nta na hamwe handitse ko ari eshatu. Ahangaha turimo turakurikira ahangaha ibitabo, turagenda dukurikiza igitabo kize kuza kutwereka se mu by'ukuri Imana ni imwe. Rero akaba ari n'irindi jambo hariho nahoze mbabwira kuri chapter ya 5 ku murongo wa 16, naho hakaba handitse ngo Muhammadim. Rero kuba baravuze ngo Muhammadim, urumva ko nayo baje kuza gushyamo barimo bamuhereza mbese ibyubahiro. Urumva ko bari bamushyize mu bwinshi, bamushyira mu bwinshi bw'ibyubahiro, ni icyubahiro. Muri Bibiliya ya originali yanditse mu Giheburayo ibyo ngibyo birimo, gusa ariko ibyo baje kuza ko bagenda barabihindura, baragenda iryo zina baragenda barishakira igisobanuro mu zindi ndimi, gusa ariko mu Giheburayo ho birimo. Mu Cyongereza abenshi bakaba bavuga ngo w'igikundiro. Rero gasanga nyine muri izo ndirimbo za Solomon muri 16 ugasanga handitsemo ngo uw'igikundiro. Nyeri bishaka ko wajya kuba basoma ukavuga ngo uw'igikundiro. Mu b'igikundiro rero ubw'icyo gihe niho hantu bigiye kuba byacangira abantu, ntibabashe kuba bamenya ko barimo basoma Muhammed, rero bagatangira bagasoma ngo w'igikundiro. Mu rugero izina ryanjye giye habibu risobanura ngo beloved one, nanone naryo risobanura ngo w'igikundiro. Gusa ariko se nanone ubaye bishyize mu nkuru kandika ngo uw'igikundiro, umuntu uzasoma iyo nkuru naramuka haje azamenya ko bavugaga ko ari habibu, ntago azabimenya, ahubwo icyo gihe azaza avuga ngo yari uw'igikundiro, yari umukunzi wa kanaka. Gusa ariko iyo uvuze burya izina uko ryakabaye nibwo na wundi ari buze akaza kumenya ngo wa wundi washyizwemo yari yindi. Niyo mpamvu dutangira nababwiye ngo nta n'umwe ufite uburenganzira bwo gusobanura izina ry'uwo ari we wese, kuko ushaka ko warisobanura n'ubumenyi ingaruka rizagira ahazaza n'abazavuka nyuma n'abazaryitwa. Rero mukabisoma inshuro nyinshi, inshuro ibihumbi nyinshi, ariko mutazi ko mukomeza muvuga kari Muhammed, muvuga ngo w'igikundiro. Akaba ari mu zindi ndimi nawo usanga handitsemo ngo wasingijwe, uwo waje gusigwa amavuta. Abenshi rero icyo
icyo gihe ntabwo wahita bamenya ko ari Muhammed wari wanditswemo gutyo. Nusoma muri Bible, muri Bibiliya y'Igiheburayo byose uzabibonamo kwanditsemo Muhammadim. Rwose muramenye mw'abantu mwe, nta burenganzira na bucyama mufite kugira ngo mubashe kuba mwasobanura ngo musobanurire izina rya buri muntu uwo ari we wese. Izina ryawe ni izina ryawe nuko ryakabaye. Buriya rero iyo Yesu yavugaga ntabwo yavugaga yivuga. Ahangaha tugiye kuba twasobanura cya kintu abantu akenshi bakunda kuba bavuga ngo bwari ubutatu butagatifu, ngo Yesu abandi bakaba bamwita Imana. Mu by'ukuri Imana yari imwe, na Yesu aza yaje arimo kubabwira indi Mana itari we. Ahangaha reka mbere ku murongo muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, noneho tutagiye muri za Bibiliya mudafite. Ahangaha reka turebe muri Bibiliya y'Ikinyarwanda haranditse ngo Yohana 17:3. Ubwo Yesu Yesu yaravugaga arimo avuga ati ubu ngubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya. Aho ngaho rero Yesu yaravugaga, ntabwo yivugaga avuga ngo ko bamenya, yaravugaga ngo uko bakumenya ko ari we Mana yonyine y'ukuri. Aho ngaho Yesu yarababwiraga arimo ababwira ati ko bakumenya ko ari we Mana yonyine y'ukuri. Ntabwo yigeze avuga ngo ni Imana twebwe ngo ko yakumenya nk'indi Mana yaba yaranyohereje aha ngaha. Oya, yaravuga ati ko bakumenya ko ari we Mana imwe yonyine y'ukuri. Niyigeze yivuga ngo ko ari njyewe. Mureke duhereze agaciro Bible cyangwa se Bibiliya, bakanamenya n'uwo watumye ariwe Yesu Kristo. Ibyo byanditse muri Bibiliya. Aho ngaho ntabwo turimo kongera, twavuze ngo ntabwo twongeramo, ahubwo twebwe turasoma ibyanditswe, namwe mutega amatwi nk'abantu. Ubwo rero abamwita Imana ntabwo tuzi ngo babikura he, cyangwa se niyo byaba byananditswe kugira ngo abashe kuba yavuga ngo njye Mana. Aha ngaha rero twebwe dusoma ibitabo tugakurikiza ibyanditse. Kuba wakurikira ibintu uri mu kinyoma wibwira ngo ni amayobera matagatifu, wakurikiye se ukuri kugaragara, apana gukurikira ibitagaragara. Reka dukomeze tugendere ku nyandiko. Hakaba hari abantu benshi bakomeje kuba bakurikira ikinyoma bibwira ngo ubundi Yesu yari Imana yaje kwiyambura uwo Mana ikiyambika umubiri, maze ubundi ikaza ku isi mu ishusho y'umuntu. Gusa se kubera iki ijya kuza ku isi yari ifite kuba yaca mu mudamu, kuki itamanutse nk'uko yari Imana nyine igitangaza ngo ibashe kugera ku isi uko yakabaye? Kuki yabanjije kuba yategereza igatwitwa mu nda y'umudamu, maze ubundi ikazavuka nk'uko abana b'abantu bavuka? Rero kandi nanone nta n'umurongo n'umwe mushobora kuba mwagaragaza werekana yuko Imana yavuze ati naje kwiyambura ubumana niyambika umubiri wa kimuntu kugira ngo mbashe njye mu bantu, maze ubundi mbereke imirongo bazakurikira. Nimba uwo murongo uhari naho muzamvuguruze mumbwira turahari, gusa mu by'ukuri nzi uko nawo uhari, ahubwo benshi bakurikira ibyumviro byabo. Mureke dukomeze ku nyandiko turebe se koko ubundi mu by'ukuri Imana ishobora kuba yahinduka. Muri Bibiliya ahanditse muri Malaki 3:6, maze ubundi utega amatwi wumva ukuntu Imana yavuze ku giti cyayo. Aho ngo ni muri Bibiliya Malaki 3:6 handitse ngo iki? Kuko njyewe Uwiteka ati ntabwo mpinduka. Iyo ni Imana, ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Kandi nk'uko tuzi Imana nyine, Imana ni nyiri byose, kandi Imana ni nyiri ubumenyi. Ntabwo ishobora kuba yavuga ikintu maze ubundi ngo ejo izivuguruza. Undi murongo uragira uti Yesaya 42:8 haranditse ati ndi Uwiteka, niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ibyo ngibyo ujya kubisoma muri Bibiliya biranditse. Nishimwe ryanjye, kwa kundi abantu bakunda kuba bashima ngo Yesu ashimwe, ibyo ntabwo bikwiriye. Ahubwo gushima Yesu mujye mushima Imana nyine nk'ibisanzwe. Gusa ahangaha turimo turakurikiza ibitabo mw'abantu mwe kugira ngo twese turebe ngo se ukuri kwaba kuri he. Ukuri kwaba kuri babandi bakoresha umutwe wabo bagakoresha logique yabo, cyangwa se ukuri kwaba kuri mu bitabo byanditse tukareba ukuri kwashyizwe mu bitabo. Akaba ari nabyo bamwe bakurikira, abandi nabo bakabasha kuba bakurikira babandi babisomye mbere kugira ngo babakureho ubumenyi. Rero ahangaha nimba ushaka kubabona ukuri kuzima ufite kuba wakurikira kino gitabo, kuko ahangaha turimo turakurikiza ibitabo byombi twifashishije Bibiliya originali tukanifashisha Bibiliya y'iki gihe. Gusa ariko ubu ngubu turimo turakoresha Bibiliya isanzwe, Bibiliya ntagatifu na Bibiliya isanzwe. Turimo turakoresha Bibiliya, iyo mirongo yose turasomamo nawe uzagende uyisomere, uzabona yuko ibintu twasomaga ahangaha bitari amabeshyo, kandi ahangaha kirazira kwiyongereramo ibitari birimo. Kandi n'ishimwe ryanjye sinzarihereza ibishushanyo bibajwe. Aho ngaho niko handitse. Mureke tubaze Yesu, kandi tubaze Yesu dukoresheje Bibiliya. Ase Yesu we waba uri umuntu? Tega amatwi ahangaha wumva ukuntu handitse muri Yohana 8:40. Yesu akavuga ati none ariko murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwira iby'ukuri, utega amatwi neza ibyo numvise ku Mana. Ibyo ngibyo ni ibyanditswe
byanditswe muri Bibiliya ntabwo ari byo twiri kwiyongereramo. Twongere tubaze Yesu, ese Yesu we ibyo waba ukora byose waba ubyikoresha cyangwa se niwe burya y'Imana bavuga? Reka dutege amatwi twumve Yesu we yabavuga iki. Tujyanga twongere dusome muri Bibiliya. Yohana 5:30 ibihamya Yesu. Yesu ati ntacyo mbashe gukora ubwanjye, ahubwo uko numvise nanjye niko nca amateka, kandi ayo nca ni ay'ukuri, kuko nakurikiza ibyo nkunda ubwanjye. Uwo ni Yesu wavugaga. ahubwo nkurikiza ibyo yantumye ikunda. Ahangaha ikibazo cyacu kiracyagira iti ase Yesu koko yaba ari Imana y'ukuri cyangwa se Yesu yaba ari we Mana? Ati reka turebe mu byakozwe n'intumwa haba handitse iki. Reka dukomeze twe turacyasoma mbese Bibiliya. Muri Bibiliya ibyakozwe n'intumwa haranditse ngo hari umugabo. Ibyakozwe n'intumwa 7:54 wumve ngo babyumve batyo, maze ubundi bagira umujinya mwinshi bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera. Ubwo iki gihe namwe mwese murabizi umwuka wera iyo wakuzuye ni handi utangira kuba wanahanura ukabareba ibintu by'ibitangaza. Aho ni mu byakozwe n'intumwa. Uwo ni Stefano. Icyo gihe rero yari agiye kuba yabona igitangaza, abari aho ngo bose bakumirwa. Maze ubundi Stefano rero umwuka wera umaje kumugeramo arararama, areba mu kirere, abona ubwiza bw'Imana, abona na Yesu yaje kuza kubona Imana. Maze ubundi ku ruhande rwayo ahabona na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Urumva ko uwo mugabo yaje kuza kureba mu kirere, ubwo umwuka wari umaje kuba wamujyamo areba mu kirere, maze ubundi atangira kuba yahanura anareba ibyo arimo kwerekwa kugira ngo abwire abantu bari ku isi. Aravuga ati ndimo ndabona Yesu, nkamubona ahagaze iburyo bw'Imana. Ntabwo yigize avuga ngo nabonye Yesu nk'Imana yicaye mu ntebe ye, hoya, yaravuze ati nabonye Yesu. Mwumva ko ari ibintu bibiri, Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'uwo mwana w'umuntu. Ntabwo yavuze ngo n'uwo mwana w'Imana, n'uwo mwana w'umuntu biranditse ahagaze iburyo bw'Imana. Ubutatu butagatifu reka tube tubushyize ku ruhande, maze ubundi turebe by'ukuri se koko haba hariho Imana imwe gusa. Reka tubaze Bibiliya, dusome Bibiliya niyo turimo gukurikiza, maze ubundi turebe ibyanditse by'ukuri se byaba ari ibihe. Ahangaha reka turebe inyandiko rero. Timoteyo wa mbere 2:3. Ahangaha tugiye muri Timoteyo, nawe ufate Bibiliya yawe maze ubundi uzahasome. Ahangaha tugiye kuba twareba se koko Yesu yari intumwa, ese koko ubundi Yesu yakoreraga Imana imwe gusa, ese mu by'ukuri haba ari Imana imwe yonyine? Ahangaha tugiye kuba twasoma muri Bibiliya, maze ubundi mutega amatwi ibyanditse nibyo tugiye gusoma, nta na kimwe twiyongereyemo. Timoteyo 2 umurongo waho wa 3 kugeza ku wa 5. Inyandiko iratubwira iti, Timoteyo wa mbere 2:3, ibyo nibyo byiza, tega amatwi, byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Imana iyo ishaka ko abantu bose bakizwa, yuko abantu bose bakizwa, maze ubundi bakamenya ukuri. Kuko hariho Imana imwe, ya yindi yicaye, kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu wa wundi twabonye wari uhagaze mu ijuru iruhande rw'Imana. Ubwo urumva nimba yari umuhuza, mbese yari intumwa, ariwe Yesu Kristo. Ati nawe ni umuntu. Mwumve ko Yesu yaje kuza kubwira abantu mbere yuko ajya kugenda. Yohana 14:28. Iyo mirongo ndi kuvuga mujye mufata bike maze undi muyandike muyisubiremo, muze kuyisubiramo, muze kuyisoma ku giti cyanyu. Mwumvise ko nababwiye uwo ni Yesu urimo kuvuga, ndagenda kandi nzagarukaho muri, iyaba mwankundaga muba munejejwe nuko njya kwa Data, kuko Data anduta. Ntabwo Yesu yigeze avuga ngo ngiye gusubira iwanjye ati muzansangayo. Izo ni inyandiko turimo turasoma. Ubwo rero abamwita Imana namwe muze kwicara, maze ubundi mutega amatwi mwese mugende mujye gusoma iyo mirongo ndimo kugenda mbabwira ibice igiye iherereyemo, ngo ab'isi bose bizere yuko ari we wantumye. Ayo ni amagambo ya Yesu. Ase mu by'ukuri koko ibyo Yesu byose yabikoraga mu bubasha bwiwe? Yesu we tubwire, ibyo byose wabikoraga mu bubasha bwawe? Reka ahangaha tujye kureba mu nyandiko, twongere dusubire mu nyandiko tujye gusoma muri Bibiliya. Reka turebe, tujye muri Matayo 20:20. Matayo 20:20. Matayo igice cyayo cya 20 umurongo wa 20 haranditse ati, maze nyina wa bene Zebedayo azana abana be ahari, aramupfukamira imbere ya Yesu kugira ngo agire ikintu yamusaba. Maze ubundi Yesu nawe aramubaza ati, urashaka iki? Nawe aramusubiza ati, tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso bwawe. Yesu nawe aramusubiza ati, nimuzi icyo musaba. Uwo ni Yesu urimo kuvuga. Matayo 20:20. Mbese mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Ati turabibasha. Arababwira ati, ni ukuri igikombe cyo muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye sinjye ubigaba,
yaba keretse abo data yabitunganyirije. Aho ngaho biranditse Matayo 20:20, musubireyo mujye kubisoma byose, muraza kuza kubibona, mubibona ko ibintu byose Yesu yakoraga n'ibyo azanakora byose ntabwo ari mu mbaraga ze, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana. Ase Yesu yaza kuza kuba ari Imana, nawe aba yararemwe. Reka rero tubanze tubaze Bibiliya we gira ikintu tubwira. Reka turebe muri Bibiliya. Abaheburayo 2:7, Abaheburayo igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 7, inyandiko iratubwira ati uwamuremye umucishije bugufi aba hasi y'abamarayika ho gatoya. None ubwo rero nimba Yesu yaba ari Imana, se Imana yabiremwa? Ibyo nabyo ni ikintu dukomeje kwibazaho, gusa turacyasoma turacyagenda.